madamu ndagira ngo mubwire kuri ya mwana dutunze iwacu nubwo twamufashe nk'umukozi akora umwana wanjye. Haleluya. Mana we mbuzeho mbihera ariko nyine mumbabarire twagiye mu masengesho tugezeyo nanjye umuntu twari twajyanye biba ngombwa ko nyine ibyo byakubayeho nanjye nuko byagenze nabyo nyine nirinda ntabwo ari iyawe nabyo gusa Nzakagendana agakiza k'Imana we 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 waturutse muri Diyoseze ya Zaza afite ubutumwa agiye kutugezaho ndetse afite n'ijambo ryiza yatuzaniye katumuhe karibu aritubwira twibwire ko ari umuntu mukuru. Haleluya. Amen. Imana bamugishe. Haleluya. Amen. Kristo haleluya. Amen. Haleluya. Urashima Imana yafashije mu rugendo rugeza mu mahoro. Amen. Nitwa Flora. Amen. Naturutse mu majyepfo. Hanyuma rero hari ibyo Imana yantumye uyu munsi kubwira ubwoko bwayo kugira ngo butazarimbuka. Hanyuma muri Bibiliya harimo umugabo witwa Dawidi. Dawidi ngo yigeze ngo yaca inyuma umugabo witwa Uriya, arangije Uwiteka ararakara yamuciye inyuma arangije agerekaho n'icyaha cyo kumwohereza ku rugamba ahantu hakomeye. Haleluya. Arangije agwayo, Imana irarakara irangije ibwira Dawidi ngo uriya mwana waciye inyuma ho kwa muka Uriya nzamwica, kandi ati si ibyo gusa nawe Dawidi ndakwica. Dawidi ahindura umushyitsi munsi y'ukuboko kw'Imana aravuga ati Uwiteka kugira ngo ankure ku ngoma reka nambare ibigunira mbwiza Imana ukuri. Hanyuma rero umutwe w'amagambo w'uyu munsi ikintu cyanzanye ni ukuvuga ngo tubwize Imana ukuri. Bakristo bene data tubwize Imana ukuri. Hari ibyaha twagiye dukorera hiherereye bigiye kutubera umutego bigatuma tutagera mu rurembo Siyoni. Uwiteka arababaye nimureke tujye mu ijuru bakristo. Amen. Nyuma rero nitumara kubwiza Imana ukuri azamanuka ajye mu byawe, umwuka wera kubeho, ujye gucuruza wunguke, ibintu byose ukoze umwuka wera ari kumwe nawe, umugisha uraza kutwabwisha Uwiteka ukuri. Hanyuma rero noneho reka tubanze twihane tubwize Imana ukuri kugira ngo Imana ibane nawe. Karibu. Murakoze bavandimwe ba Kristo. Jana kubera ko umuvuga butumwa Imana yakohereje avuze ijambo rimuha ku mutima yamutegetse neza cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kabisa ijambo ritava ku mutima ntabwo yabuze Uwiteka. Ni ukuri Mana ushimwe, Mana uhimbara. Mu by'ukuri ndetse umufasha wanjye Imana yamaye dukunda neza cyane ntacyatsobya umunsi mwiza kujya mu butumwa ariko Imana imbabarire nta madamu wanjye imbabarire. Mu gihe nari ndi mu rugendo naje gucumbikirwa n'umugiraneza rwose numva ngize rikomeye cyane tuba turaryamanye
madamu ndagira ngo mubwire ko uriya mwana dutunze iwacu nubwo twamufashe nk'umukozi ariko ni umwana wanjye. Haleluya. Nukuri n'ukuri kunyamagambo numvishe kubera ko Imana yabwiye Dawidi. Mu by'ukuri nanjye nsabye Imana imbabazi n'umufasha wanjye imbere y'itorero y'imbaga rwose Imana imbabarire. Rwose Imana imbabarire. Madamu umwuka wera yamanutse babarire umugabo wawe. Nsaba imbabazi Imana n'abakirisitu n'umugabo wanjye, ni ukuri mbabarire. Uriya nanjye rwose kumva byangendekeye, twagiye mu masengesho nuko Mana we mbuze aho mbihera, ariko nyine mumbabarire. Twagiye mu masengesho tugezeyo nanjye umuntu twari twajyanye biba ngombwa ko nyine ibyo byakubayeho nanjye nuko byagenze. Muri uriya muhungu mukuru dufite uriya wa kabiri Ingoseni rwose nanjye ntabwo ari uwawe, ngusabye imbabazi imbere y'iteraniro, nawe umbabarire nk'uko nawe byakubaye nanjye niko byambayeho. Umbabarire ngusabye n'umutima umenetse rwose, ndakwinginze umbabarire. Rero nyine wa mugabo we umbabarire, n'iteraniro rimbabarire, kandi burya nubwo nakubwiye ngo ndatwite ngo nabyo nyine nirinda ntabwo ari iyawe, nabyo ngusabye.